wapfuye mu nzozi menya ngo ibyo nari ngiye gukora wapi, aho ngiye gushaka wapi, ibyo ngiye guhagararaho wapi, habagiye kuba bloke. Ubwo Imana ibikubwiye ngo uhita usenga usenye uwo mugabo, usenye uwo mudayimoni ubigereho. Uwo ari we wese ariko wagize gute, nashaka umwana yawe wibyariye kuba atakiri muri ubu buzima, atakibubamo. Ikindi cya kabiri, kurota watakaje inzira mu nzozi, wayobye ntuzi ahantu ugiye cyangwa wahabuze, wayobeye karitsiye mu nzozi urimo ugishaka, ugasanga wayobye ugashaka aho uyoboca, ugashaka aho unyura bikanga rwose, ndi ubaye lost. Ikimenyetso cyerekana ko byarangiye, wa rugendo ntibiri gucemo, yaduka rirahomba, cyakizamo cy'umwana araza kugitsindwa, byose byasambye. hahandi wadepoje ntago bicamo. Ariko ibikubwira mbere kugira ngo ugire icyo ukora, ntibize kubaho. Icyo dushaka kuvuga uyu mwanya, yego, bikubwira mbere kugira ngo ugire ikintu ukora. Sinzi ahantu mu nzu twarose turotorera abantu, aho tubereke ngo biza mbere yuko bikubaho, ntabwo uzirota ari uko byakubayeho. So rero ikintu gikomeye ni ukuba byakubayeho kandi nyir'ijuru nyir'ubwami yakuburiye. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries. Imana ibaha umugisha cyane. Amazina yanjye nitwa Jerry, nkuko bisanzwe tubana mu biganiro bitandukanye tugezwaho tukanategurirwa na Reverend Ntambabazi, aho Imana imuhishurira ibintu bitandukanye agomba kugeza ku bwoko bw'Imana. So natwe rero tugira uruhare kugira ngo tumubaze, tumusobanuze muri bimwe twibaza ku byo aba yaratubwiye, cyangwa se no mu bindi bijyanye n'umurongo Imana yamushyizemo kugira ngo tubarize abantu. Ndabasuje cyane rero kandi mbaha ikaze. Wewe ugeze hano ari ubwa mbere, wakora subscribe kugira ngo ntukabure ku mugisha w'ibiganiro byacu, kuko hari byinshi wakungukiramo, hari ubwenge wabona kugira ngo uhumuke ube mu buzima nyine bufite amavuta. Uzarebe niyo urugero udafite amavuta, mu gukinguka kwarwo rurasakuza, rutera urusaku. Ariko ubuzima bwa gikristu, ubuzima bwose bufite amavuta buba ari ubuzima bwiza. Mvugira uti amavuta. Amen. Mushumba wambaye neza. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ndabona nitujya kuzana umugeni bizaba bisa neza. Ntacyo bitwaye rwose, ndahari. Yego, ni byiza. Nishimiye kongera kukubona kuri uyu munsi. Navuga nti abantu bose basuhuze rwose, twari tugukumbuye. Mbere na mbere nshuhuje umuntu wambwirije ubutumwa ngakizwa. Aracyariho, Imana ishimwe. aherereye Cyarugo ya Butare muri Huye. Yego. Kabiri, nshuhuje abantu bose banjije mu muhamagaro. Imana ibahe umugisha. Abapasiteri batandukanye, barimo Pasiteri Gatete banyakiriye. Yego. Harimo abakozi Imana benshi, Reverend Jonathan, harimo abapasita Kome, harimo babwere bose ndabibuka, ari we Samuel. Bakubwe neza no bakubwe neza, baherereye bose bakiriho. Ndashimira abakozi Imana bagiye bamfasha kujya mu muhamagaro, ndetse nkashimira by'umwihariko umusaza witwa Higiro. Yego. Ildefonse. Namubona. Imana ikomeze imuhe umugisha. Ntago muzungu. Yitwa Higiro Ildefonse na madamu we Mukakarisa Nosi yatama Peace Papa Peace, baherereye Nyamagabe. Bankoreye ikintu mu buzima muri 2007, n'uyu munsi n'icyenda batekereza. Ndabashohoje.
ikiganiro nikibageraho bazumve ko wabazirikanye. barankurikirana shuje rero n'umudamu wanjye n'abankunda bose shuje abakozi b'Imana bagiye bashyigikira n'abatumye iyi cano igera hano igeze ubwo mpereye no kuri wowe n'undi muntu n'abandi nkabo kandi aho igeze ndo batari habi cyane rwose ntabwo ari habi na gatoya bwa nyuma shuhuje abantu bose batankunda batanankeneye ariko bakunda kureba ibintu byanjye akabura ahamungira ati kiriya kigabo singikunda ariko kivuga ibintu bizima reka mpfe kumva abo nabo ndabashubuje ko n'inshuti zanjye za bugufi yego kuko umwanzi akwereka aho urugiye ukanda afite ukuntu akuburira buriya ndabashubuje cyane shubuje n'abandi bantu bavuye mu buzima bazi ko ndi upfa bagasanga uyu munsi ngihari ko dutangiranye amagambo akomeye reka dusuhuze abavandimwe yego uzafate vora mu ntoki ariko ntunanayirarana burya ubuzima bw'umuntu ntabwo bugengwa n'undi uzafate vora ku manywa ariko ntabwo yirarana ni nk'aho n'ubuzima bw'umuntu utawufata ngo bukomeze buragucika niyo mpamvu dukunda kumva ibiganiro byawe cyangwa n'impuguro zawe n'iyerekwa ryawe so haba harimo ubwenge buhishwe ariko butuganisha aheza. Icy'ingenzi ni uko umuntu agomba kwigira mu bitekerezo. Yego. Hari ukwigira ku ikofi. Yego. Hari ukwigira mu bikorwa. Ariko wumve ko unigize mu bitekerezo. Ukeneye ibindi bitekerezo by'umuntu pe. Ariko iby'umuntu bisenya ibyawe ujye ubyitondera rero n'umutego. Ko ntawe utagira ubwonko mu isi. Yego. Ahubwo reba kuko mbere ko tunyura mu kiganiro ndagira n'akantu bakumva. Nta kibazo. Buri muntu wese afite ukuntu atekereza. Nta muntu Imana yahaye ubwonko butatu cyangwa abone twese dufite ubwonko bumwe n'amaso amwe. Ahubwo ibyiza ya plan yawe. Ibyo utekereza nizo nzozi zawe. Bya bindi ushaka kugeraho. Ni inzozi zawe. Twibuke ko ibyo nshaka kugeraho atari byo ushaka kugeraho. Yego. Nta nubwo ndi bimenye feasibility yo kubigeraho. Noneho ni byiza ko twumva inama, tukakira inama. Ariko inama itesha agaciro umugambi wari ukurimo. Gishyiraho akantu. Ahubwo ujye reka vuge nawe wumva ibyo utekereza ufata inama yakugiriye uyihuza n'umugambi ukurimo. Nusanga kimwe cyabishuka n'ikiringiti mugendane. Ariko mu gihe atabishaka ati ndabona ntago ari byo reka dufate urugero ku bacuruzi n'inshuti zacu cyane zikomeye. Akubwira ko ubucuruzi bwagize gute? Bwahombye kandi bwacya akagira akaza akamfasha arakomeza. Ko atabivamo se kadafunga ngagiye gukora ibindi. Wewe ngo ubungubu ngo business byaranze ngo ushaka ngo kandi wazindukiye he? Yazindukiyeyo. None se kuki utumviye ikintu? Ni byiza ko wigira mu mitekerereze. Dukeneye inama z'abandi. Ariko wowe ubwaye ibikurimo kuki umuntu yabitesha agaciro? Kandi wowe ufite iyerekwa ryabyo ko byakunda. Karoni ivugira amagambo atatu. Yego. Ijambo rya mbere. Iyakuremye ntiyari yasinziriye. Izi mpamvu uriho. Amen. Kabiri, izi icyo uzageraho. Haleluya. Gatatu, yihanga amaso uzakigeraho. Yihanga amaso uzakigeraho. Yihanga amaso uzakigeraho. Yego. Akagira ngo barakumvise neza. Icya kabiri, jya uzirikana ko ikizakubaho cyose kitakubereye inyungu kizakubera igihombo. Kandi ingaruka zacyo zizajya kuri wowe. Ingaruka z'inyungu ndetse n'igihombo byose bigaruka kuri wowe. Ingaruka z'inyungu ziza kuri ku inyungu mugasangira n'abantu. Ariko ingaruka z'igihombo zisangiza n'umuryango wawe. Ni hari iki gihombo kitubera inyungu z'ahazaza? Itubera ishuri ntago yaba inyungu. Ntiwahomba ngo wunguke. Ni isomo. Ni isomo. Okay. Kuko aha tuhaganire yeze kuganiriza umuntu umwe wahombye. Ntabwo ati nahombye arira ni bane kose ntigiye kibazo. Ntigiye uzi ikibazo nzagira. Niba uhombye isomo wakuyemo. Ikibi ni uguhomba isomo wakuye muri icyo gihombo. Ikibi ni uguhomba isomo wakuye ko abantu bakuretse. Ubundi niba uhombye ariko wihomba isomo ukuyemo kuko isomo ukuyemo bizagufasha ku mwaka utaha. Zongera kurigwamo muri iryo kosa. Yego. Murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane mushumba. Nkuko nyine n'ubundi dusanzwe tujya mu nzozi tugasobanurira abantu. Hari byinshi bagenda bifuza. Nakubwiye ko kino kiganiro cyangwa buno butumwa hari benshi bugenda bukora ku mutima bakifuza kugira ibyo bamenya bitandukanye bitewe n'ubuzima bacamo kandi bifuza kubohokamo bagakorera Imana ubuzima bwabo buzira umuze, ubutunzi bwabo bumeze neza, inzu zabo zaravuye muri karande, umuryango wabo nta kibazo, mbese akumva
atuje umuntu aho ari hose kandi akorera Imana. Turagaruka ku nzozi. yego. Ni izihe nzozi mushumba zishobora kukwereka ko umwanzi ari kugerageza kurwanya ubutunzi bwawe, ibyo ukora ngo wunguke, zikwereka ko umwanzi ari hafi, cyangwa se dayimoni ishaka kukuriganya? Ubwo hano dayimoni ntabwo aza gutyo gusa mu cyuka, hari abantu akoresha. Inzozi zikwereka ko bari kurwanya ubutunzi bwawe, akazi kawe, ibitekerezo byawe, ni izihe? aho uzakura imibereho, aho uzakura ibyagufasha, ubuzima. Aleluya. aho wari uteze amakiriro, ahubwo atari kuhanga reka mpanyire biraza kwemera. Ibyo bintu birakomeye kandi ni byiza. Imana iguha umugisha pe, kandi wo murongo ahantu hamwe tuwusome tuwifashishe. Yego. Ngo abantu ntibagaye umujura wibishijwe n'inzara, ngo ariko iyo afashwe arabiriha 7 agatanga ibyo afite mu rugo rwe byose. Nagira ngo twisomere umurongo uri hano 31 aravuga ngo abantu ntibagaye umujura wibishijwe n'inzara. Abantu ntibagaye umujura wibishijwe n'inzara, ariko iyo amufasha arabiriha byose. ayo ngo ko n'abandi babyumvise, sinjye njyenyine ubyumvise. Ntibamugaye, ariko iyo afashwe arabiriha. Nuvuga ngo ikintu wakora cyose kubera inzara, ariko iyo ufashwe urabyishyura. Rero inzozi nyazo dukwiye kureba hano, kandi koko zifatika tugiye kuganira, zerekana ko aho wari uteze amakiriro, aho wari uteze ubuzima, aho wari urambirije, umwanzi yahatatse. Ashaka gufunga ayo mayira, ashaka kubika imbehe muri make. Yayubise ko yahatatse, ugomba gutiba. Kandi cyo tuba tuzi, twaganirije abantu, inzozi zikubwira ibyenda kubaho. Iki kintu bajye banza bakimenye, sibyo? Genda kuba pe. Imana ibane nanjye muri ijambo ryayo. Amen. Kandi umwuka mu bwenge, kuko ndi umuntu gusobanura nuko Imana, ubuhanga n'ubw'Imana, imikorere n'iy'Imana, nje ndi umuntu mbasha kubikora cyangwa bikananira. Umwuka wera ubane nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ikintu cya mbere cyerekana ko, reka tubyite ubutunzi bwawe, ibikorwa byawe, imigambi yawe, ugiye guhinga, aho wateze rwa rutoki, zanya wahinzemo, niba urota bapfuye, menya ngo deja kurota bapfuye. Shaka ari mwene wanyu, shaka ubutamuzi cyangwa umuzi, shaka rumuvana bugufi, byonyine ubwabyo menya ngo ndasenga amasengesho yo kwirukana umwuka w'inyatsi mu buzima bwanjye. Kurota abantu bapfuye cyane, inyatsi nta bindi ndi bugeho, simwa ngo uyu uwo warota wese yarapfuye wese. Bisa naho kagiye kumbaza ngo se kurota pastor wapfuye yose ikindi kibazo. Nigeze kubikubaza. Yapfuye nta bindi. Urose wapfuye mu nzozi, menya ngo ibyo nari ngiye gukora wapi, aho ngiye gushaka wapi, ibyo ngiye guhagarara wapi, habagiye kuba block. Ubwo Imana ibikubwiye ngo uhita usenga, usenye uwo muga, usenye uwo mudayimoni ubigereho. Uwo ari we wese ariko wagize gute, nashaka umwana yawe wibyariye, kuba atakiri muri ubu buzima, atakibubamo. Ikindi cya kabiri, kurota watakaje inzira mu nzozi, wayobye ntuzi ahantu ugiye, cyangwa wahabuze, wayobeye karitsiye mu nzozi uri mugiye shaka, ugasanga wayobye, ugashaka aho uyoboca, ugashaka aho unyura, bikanga rwose, ndi ubaye lost. Ikimenyetso cyerekana ko byarangiye, wa rugendo ntibiri gucemo, yaduka rirahomba, cyakizamo cy'umwana araza kugitsindwa, byose byasanzwe. Handi wa depoje ntago bicamo. Ariko ibikubwira mbere kugira ngo ugire icyo ukora, ntibize kubaho. Icyo dushaka kuvuga uyu mwanya, yego, bikubwira mbere kugira ngo ugire ikintu ukora. Sinzi ahantu mu twarose turotorera abantu, aho tubereke ngo biza mbere yuko bikubaho, ntabwo uzirota ari uko byakubayeho. So rero ikintu gikomeye ni ukuba byakubayeho, kandi nyir'ijuru nyir'ubwami yakuburiye. Iyo ni inzozi ya kabiri.
nifuza ko tuganiraho. Mhm. Ya gatatu, kurota utakaza amafaranga mu nzozi. Wataye amafaranga mu nzozi wayabuze. ukayata mu nzozi. Ushobora kuba ari sakame, ushobora kuba ari Portemone. portemone, Yego. ushobora kuba ari takaje ikarita, ariko kuba urose ukumva watakaje sinzi wayajugunye, menya ngo umwanzi yatatse bwa bukungu bwawe kandi akumereye nabi. Uyu munsi ndibwira ko niba uza kubariza icyarimwe, niba ubariza ryari ntabwo mbizi, reka nihute giye mbivuge. Mba nabiteguye ngewe ubundi akenshi buriya, sibyo? Gutakaza wallet, kurota bapfuye, kubona mu kizame abandi rero ngo bagusiga. Kuri nko muri examen, tuvuge umuntu akora ikizame, uri mu ishuri y'ikizame, ariko urimo urandika mu kizame ariko ukabona ko bikunanira, bidasomeka, bitagaragara, bitaboneka, kandi ngo bagusiga. N'ubundi kurota uri mu kizame ubundi ubwabyo ntabwo ari byiza uri mu ishuri, ariko nko kubona barimo bagusiga mu kizame, cyangwa ukabona ikibazo ntucyumva, inyuguti wasoma ntizisomeka, kandi noneho barangiza bakakwambura urupapuro utarangije. Satani ari kurwanya. Uvuga ngo aho ugiye kugeza amaboko ukora niho agiye kugeza umwamba kuvuna amaboko. Noneho mushumba, kuri iri terambere ryacu, Satani niho yashyize imbaraga kugira ngo arwanye iterambere ryacu. Kandi noneho tubonye ko Imana ibikweretse mbere, bitandukanye n'uko ushobora kuba wabyeretswe bikarinda bigusohoreraho. Izo mbaraga rero zo kugira ngo tubikate, cyangwa turabijyaho nyuma tumaze kureba za mpamvu zose. Kuko harimo no kubona wisanga wasubiye iwanyu mu cyaro ku ivuko, kimwe no mu nzu ya kera wabayemo. Yego, ibintu bya kera. Ariko izi nzozi bisaba kuzibona kenshi, ntabwo ati wansi byasobanura wasenga, ariko niba zikuzaho rimwe na rimwe, kandi tumwanguzireho tuko nzivuze zose, imwe yonyine irahagije. Yego. Niba wari ufite gahunda yo kugura ya moto izahomba, muri make Imana ahubwira ngo itonde kuko umwanzi wo guhombya yakwegereye. Umwanzi ashaka ko ibyo uri gutekereza bidacamo, n'ibyo ugiye gukora bidacamo, cyane cyane bizaguha ibifatika. Ntashaka kugira icyo utunga muri wowe. Hakabamo no kurota ibisazi n'ibinyenzi mu nzu yabyikururamo, ibintu by'ibikurura ndabigendamo, inyatsi irinjiye, ariko ntabwo ari n'inyatsi, ahubwo ni umwuka wa blocage. Yego, ni umwuka wa obstacle wo kutagera ku kintu cyawe kuko Imana yakiguhaye, ufunga ibyawe. Barazirika mu rwego utamenya. Ibyo byose rero najya nasobanura tuvuga ngo noneho kubona bikururanda, amasazi, ibinyenzi binini cyane, nabyo biza ni ikimenyetso, byose bigaragara ngaho. Inzozi yerekana ko aho utegemeye, ya visa wasabaga, ya passport wasabaga, mbega ibintu byose abonaga ko biri imbere bizakugirira akamaro. Tezeho amakiriro, ni ukubona imbere bikunyura imbere. Kejonari ngiki kabona imbere biguciye imbere. No mu rugo rwawe ntambe bigihaba, ari ukabona ikunyuza imbere. Aho turi mu nzozi. Iyi ni mu nzozi turi. Kubona igusanze muri salo iguciye imbere, ariko ikunyuza imbere yirukanka. Nushaka agastori kera bavugaga ngo iyo ubonye imbeba yambuka umuhanda ngo murataha ngo mugasanga abanyu batetse inyama. Bya bitekerezo by'abana ni mu nzozi rero. Icyo ugomba kubona, ikindi kubona ipusi ikwinjirana mu nzu kandi kaza ntibirira ntibivuga, sinzi uko babyita. Ni kuyabura. Hari ukuntu ibivuga ubona nyine bitameze ukuntu. Ibyo ugomba kwitonda ukamenya ngo ni iki, no kurota ubona ingurube cyangwa ibikeri birimo bitaragurika imbere yawe. Niba ufite urugendo rwihorere, umwuka ibintu birapfuye, cyangwa senga Imana paka Imana igiye kwikuyeho.
ibyo bintu byakurwanyaga mu byo ugiyemo. ntuzura kujya ku kintu. Ikindi inzozi zigomba kwitonda kurota urwana n'umuntu mukirana, waba umuzi cyangwa utamuzi. Biravuze ngo hari umwuka mubi uri gukorera mu bantu barwanya ibintu byawe. Buriya Jerry ntabwo uramenya ukuntu abantu utari beza, urabaza, ariko nizera ko Imana izagufashe, abo wabonye barahagije, ntihagije nta bandi nshaka, ntizaguha abandi nk'abo twabonye barabaye. kuko umuntu yavuga ati ariko kuko numva nshaka guhura na Jerry, siramushakira iki? Shana nimuboneye ikiraka cya miliyoni zingahe n'iki rwose amafaranga make, ati ni umukozi, ati umuheruka kera. Ujya kubeshya ubundi ntahakana, ati uwo umuheruka kera. Yego, yari umukozi ariko ubu yarapfapfanye, ni indyarya, ntiyaguha amafoto, yarabiretse, yigize umukire, ntiyaboneka, ntabyitaho. Ntahakane ko utabizi, kuko azi kugize gute ubizi, ahubwo akabisenyera muri utwo tuntu. Umugome pe. Uvuga ngo uwo bari kuzanyuraho aguhesha umugisha niwe bazanyuraho, niwe uzaba ikiraro cyo kwimisha wa mugisha. Iyo urose urwana n'umuntu mu nzozi cyane, arabizi ariko ntashobotse, arabizi ariko nta mwanya yabiha. Uwo muheruka kera akazana ikizibiti cy'umuntu mwapfubiranye ku bintu bimwe, abafite akazi kenshi yazabyica, yazabiguha byarashaje. nta mwanya riga, umva nyine urumva, ni ukuri nanjye ndamwemera pe, ariko ndanamwemera, ariko ubwo arabisenya. ko warose ukirana umuntu n'umuntu ushaka kuba umuzi cyangwa utamuzi ariko wamurose, menya ngo Imana irakubwiye ngo mu byo werekezaho amaboko ugiye kugeraho harimo kasoro, harimo ikintu ugomba kwitondera ugasaba ukakivanaho. Yego, ako se niba ukumvise cyane, ndimo ndakumva cyane, ahubwo ugahure n'abantu abo mwahuye barahagije. Abantu, Imana iturinda abantu, nawe dukurikiye Imana ikurinda abantu, kuko abantu uzi ko umuntu akunyuraho ati siko mperuka kanaka muri inshuti, wamuha ibi n'ibiri ngo nibyo koko turi inshuti, ngaranashoboye, kandi uzi ko ntakubeshya, ariko umuheruka kera. Nje turaherukana, reka ngo amakuru mwana ahora akaguhobera ati shati wari ugiye kubona akazi karapfuye, niwe ukishe, akakwicira umwana, agafasha no kuza kuririra umwana wapfuye. aba nibo bantu akwiciye ubuzima, aje no gufasha kuza kuririra ubuzima bwapfuye, kandi abufitemo uruhare kugira ngo bujye aho ngaho mu kangaratete. agusenyeye inzu, aje gufasha kuririra inzu yasenyutse. Akurogeye umwana, aje kuririra umwana wapfuye. Kukantu wakumvise ariko umuntu kuko warose nijoro ukirana n'umuntu, urwana, ntago ari gukirana, kurwana. Yego, fighting kabisa, unknown person, umuntu ushobora kubuzi cyangwa utazi. Aho bikubwira ko utazwi ugiye kwicirwa imipango n'umuntu udasobanukiwe, ariko nukirana n'umuntu muziranye, menya ngo bigiye kwicwa n'uwa bugufi wahaye icyizere, kuko abantu baduhora igihe twabahaye nibyo twababwiye n'umwanya twabahereje. Ibyo nibyo bijya bitwica, kutaba amaso mu nshuti, mu bantu tumenyana. Ni nabyo wagiye utubwira ubushize mu biganiro twakoze mu cyumweru gishize, menya ibintu utagomba kuvuga. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kurota utakaza handbag, urayizi, ni agakapu ko mu ntoki. Yego, mbega byose ugiye urota ubitakaza, bisobanura ko ufite umwuka wo kutagera ku ntego yawe no kugera ku rwego rwiza wifuza gukandagiraho. Yego, buri gihe mpora nkubaza nti kuki Satana akenshi arwanya ahantu hari ubutunzi bwacu n'ibintu byatugirira akamaro. Nukazi neza ko iyo tubonye akamaro tuyishima, tukanayikorera, tukanayinezererwa. Kandi Satani abashaka kugira ngo hagati yacu n'Imana hazemo ikintu cya interruption, habemo ikintu cya kudahuza, habemo za parasite, kudahuza, kutanyurwa, kuko azi neza ko iyo abantu bababaye ari nabwo bihakana Imana, ati Imana nta kikora, nta kimariye, nta kingezaho. Rero bisaba ko umuntu agomba kubisobanukirwa, akabyakira mu buryo bukomeye. Hariho abarenga umugisha bikarenga, nyine akakira umugisha, nanone akabona ko Imana ntacyo imaze. Wamenye Imana wabikwereka, buriya twebwe abantu turaruhije pe, bivuze nsinziriye.
twebwe abantu tugize gute turagoye turaruhije turi complicated turarushye turi babi ntabwo turi abantu Jerry twe kubyina umuntu tuvuga twivuganya bwacu ntawe twavuze turi hano hagati yanjye nawe ubu Imana ikuzamuye mu ntera nakubona tubwizanye ukuri inzamuye mu ntera ntago wambona akoze cyane basa jya inzamuye ikanshyira mu rundi rwego ntakeneye kujya kuri YouTube twahurira he buriya ko ntago nakubona frankly speaking hari igihe umuntu ukuntu mwabanye muri abanyonzi muri abamotari muri abaki hari igihe urwego rw'ubuzima ruhinduka yego umuntu ntakubonera umwanya ukavuga ngo yarirase ntabwo yirase ahubwo hari icyiciro arimo utarimo kandi agomba kugumamo kandi agomba gushakiramo byo wabuzima no ntago azamanuka urarwana n'iki ngo ndamuzi ngo nta kitwikoza ngo ntiyitaba telefone ikibazo afite ahanganye na telefone y'imizigo iri mu Bushinwa ahanganye na telefone y'ibiraka bya miliyoni zingahe nawe urahamagara nawe nta mwanya afite uracyazana ngo yarumuboye mu rugo iwanyu kimutura mu mateka y'ubuzima hari urwego umuntu ageramo atari uko yirata atari uko ahemuka ahubwo uburyo buri sosiyali bwamuzamuye mu rundi rwego hahandi atakikene no gutunga telefone nimero yawe tujye tubwiza ukuri abantu kujya mu rwego mu Rwanda ngo abakire si abantu ngo ntibatwitaba none se ni wowe muntu umukene nitwe abantu se abakenesha tujya tunyuramo tunasetse abantu banabyumve ko yageze ngo muri Amerika ntiyahamagara reka da jya umenya standard z'ubuzima ibintu ntibikakuvune nyine uranzi turi mwarimu ariko ntago ndi mwarimu ntago uri mwarimu nyine uranzi nyine ndara ubusa hari n'amakosa nagukoreye urayazi ariko urwego ndimo ntago ari rwo ndimo byari icyo gihe mu mategeko yo gusuhuzanya kirazira guha umukire ukuboko urategereza kirazira guha umuyobozi ukuboko umuyobozi akaboko urategereza kirazira kwicara mu ntebe atabwiye ngo icara urahagarara cyane atabishaka afite izindi gahunda muhagarare bantu bo kumwe bw'abera minisitiri mujye mwemera no kunyurwa umenye urwego urimo unyurwe narwo hari abatambutse kandi ibi byose Imana irabitanga icyubahiro iragitanga n'amafaranga irayatanga n'ubwizigira gutanga itanga ibintu birahinduka gusa icyiza kimenya ko byahindutse kwa runaka nayo bibaye byagira gute byahinduka ariko ntambaranga urabona ngo ntiyatwikozaga ngo ndamuzi atagira inzara z'amano none se uramuzi nta z'amano ariko uyu munsi nta n'izo ureba ariko urukweto ruhenze uramuzi agenda ku gicugutu ariko ufite imodoka agenda ku mutumba w'isina ari mu ndege urarwana n'iki erega ijambo rimwe nishaka kubwira abantu badahari wabaho nubwo Imana ikoresha abantu badahari nabaho Imana ikubeshaho ntabwo umuntu abeshwaho n'ibyo yahinze ntabwo abeshwaho n'ibyo yejeje ntabwo umuntu abeshwaho n'ibyo yakoze abeshwaho n'ikimana yamuvuzeho amen haleluya so rero naho umuntu avuga ngo abantu ngo si abantu nyine twaba tuganira hari class ageramo hari urwego ageramo nawe akibura kimwe nuko nawe ahari hari abandi atabasha kugeraho rega nawe uvuga ibyo jya ubanza wirebeho abari munsi yawe bo urabavugisha urabitaba ubona umwanya hari kandi si uko ubanze ariko nta mwanya ugeze gute hari ibikuraje inshinga hari ibigushishikaje ngo banze kukwitaba ngo mutumire mu kwangana ntwerere gusa nk'iyo amafaranga yareka none hari n'impamvu ataje fata intwererano bigutwaye icyareko ibintu by'ishyari ry'ikimururumba bageze amahirwe nayo wayabona ngo runaka ndamuzi nyine uramuzi ariko ibyo muzi byatandukanye n'ibindi so twano twiganira ku bintu za obstacle zikwereka ko n'ibyo yari ugiye kwakira ugiye gucika umwanzi yabyitambitsemo ariko nusenga ntibizagenda Imana iguhe umugisha ntabwo nakurekura utambwiye impamvu yihe ninsenga ntibizagenda cyangwa nintasenga ntibizagenda ijambo narivuze kuva inshuro nyinshi cyane Imana iguha inzozi zikuburira yego igira icyo ukora bitagira gute bitaba bitaba none uragaramye urabyihoreye
ubwo umuntu ngo sengera n'ibintu bajya bavuga ngo we muntu nabwira ngo sengera ngo nzagusengera ibyo byemera 0%. Nagusengere wumva ako kanya subwiye n'iki ko yabikoze bigiwe nande azavuga ati mana yanjye sengera ibintu bye byose abisengera bivuge nagera ngo na Jerry umwibuke na Eric umwibuke kagira ngo yaramwibagiwe nta mbabazi umwibuke we nisengesho cyangwa we yapfukamiye ibye abitinzeho iminota 15 ageze kuri wowe ngo n'abarwayi wibuke njya mbikunda cyane ngo mana tugushimye ibyo kurya duhaye byeze biho mu gishango bitugwaza muri yacu ngo n'abarwayi wibuke ngo n'abari mu nzimbu wibuke wowe wabibutse ko ari wabitetse ukamugemurira ikibazo ni ikibazo pe si ikibazo gikomeye. Mana data ndagushimye ko waduhaye ibyo kurya byeze biho mu gisha bitugwe neza umugisha kwabikoreye wibuke n'abari kwa muganga wibuke n'abari mu nzu y'imbohe watetse ukabashyira irabibuka ko we ko babiri babashyiriye ahetse uburyo bwo gusenga ariko kandi urakumva ariko ndakumva bakene bagaburire kandi muricaranye uri hafi aho kandi ugiye gusagura wa mugati ahetse ibintu byacu sugira ngo sinarekera impamvu bidakoreka ntiyasenze neza ntiyejeje ntiyagiye mu mahame y'ijambo ry'Imana yabyibore yarose abyita inzozi yabyita imiruho ararota abyita ngo n'ibya bindi by'abantu badasobanutse maze nkundi yabyita ngo bidasobanutse we twasoma by the way uzatinya umugabo n'ubwa mbere ngiye kwivuga ndabitinya ariko ko ndabivuze ntabwo turinjije papa nta nubwo ndinjije rwose mfite masters zanjye 2 mu mategeko no muri theology mfite lisansi 2 sinigeze mbona amanota mabi mu buzima ntabwo umuntu w'umugabo wize wasomye yakubwira ibintu nkaho nta mutwe afite kuki ibintu bikongoza ngo ni iby'abaswa ahandi ngo n'ubuteka mutwe ntago duteka imitwe ko hari indi twanakora aho cy'ingenzi banza wumva ikimana igushakaho inyungu y'umwe gwabera ministries no kugira intsinzi amavuta agakandagira iki amateka ubuzima bukagenda gute bugahinduka wamara kubindura ugahindura n'ubwo abandi yego mane guhomuye ndagushimiye cyane mushumba nyuma y'izo mpuguro n'inama zo mu mwuka nta kindi nakongeraho uretse kugushimira murakoze cyane